Muraho neza mwese bakunze w'ikoranabuhanga n'iterambere. Isi iri gutera imbere ku muvuduko udasanzwe. Amafaranga, ubucuruzi n'uburyo dukoresha ikoranabuhanga byose biri guhinduka. Muri ubwo buryo bushya, amafaranga ya crypto yabaye kimwe mu bisubizo by'umwihariko byahinduye uko abantu batekereza ku ishoramari, ubucuruzi ndetse n'imari. Mu minsi mike cyane ishize, Kenya yabaye igihugu cya mbere mu karere kacu ishyizeho itegeko risobanutse rigenga ikoreshwa n'icuruzwa rya crypto. Ni intambwe nini igaragaza ko Afurika iri kwinjira mu bihe bishya by'imari bikorana n'ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iri tegeko risobanuye, nuko u Rwanda rushobora kungukira mu byo Kenya yakoze kugira ngo rwubake ejo hazaza h'imari yizewe igezweho kandi irengera abaturage. Jean Bosco Nonteze, murakaza neza mu kiganiro cyacu cyihariye. Nkuko byagarutswe n'ibinyamakuru bitandukanye kwa 15 kwa 2025, Kenya yashize mu bikorwa itegeko rya Virtual Asset Service Providers Bill. Iri tegeko rishyira amabwiriza y'ingenzi ku bakora ibikorwa bya crypto, harimo kwiyandikisha ku rwego rwa leta kugira ngo ibikorwa byabo bibe byemewe kandi bigenzurwe. Amabwiriza ajyanye n'umutekano w'imari AML n'agenzura abaguzi KYC Know Your Customer kugira ngo hirindwe iterabwoba n'ibyaha by'imari bishingiye kuri crypto. Gushyiraho uburyo bunoze bwo gucunga imikorere ya serivisi za crypto, harimo n'amakuru ajyanye n'imisoro, ibijyanye n'ubucuruzi n'ububiko bw'amafaranga. Iri tegeko rifite intego nyinshi ziza gufasha igihugu mu buryo bubiri: gukurura ishoramari. Abashoramari mpuzamahanga bazagira icyizere cyo gushora mu gihugu gifite amategeko asobanutse. Kurinda abaturage, bizafasha abantu kumenya aho bagura cyangwa bacuruza crypto yemewe, bityo birinda amanyanga n'uburiganya aboneka cyane ku mbuga zitemewe. Gutuma crypto yizerwa kandi itekana. Iyi soko rifite amategeko, abantu barabyizera, bigatuma ikoranabuhanga rya blockchain n'ifaranga rya digitali bikura mu buryo butekanye. U Rwanda ruri mu nzira yo gutegura no kwemeza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga crypto assets. Ibi mu rwego rwo guhangana n'impinduka z'isi y'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga ndetse no kurinda abaturage mu gihe hakomeje kuzamuka ibikorwa by'ubucuruzi bushingiye kuri crypto. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR na Capital Market Authority CMA bamaze gutangaza ko bari gukora ku itegeko ry'ibanze ryo kugena uburyo crypto izajya ikoreshwa mu gihugu. Mu mezi ashize hari impapuro za draft policy zagiye zikorwa mu rwego rwo gusuzuma uko crypto yakwinjizwa mu rwego rw'amasoko y'imari. Nubwo itegeko ritarasohoka ku mugaragaro, inzego zombi zasobanuye ko icyerekezo ari ugushyiraho uburyo bwo kugenzura regulation aho kubuza ikoreshwa rya crypto. Kenya yashizeho Virtual Asset Service Providers Bill mwaka 2025 muri uku kwezi, isaba ko buri muntu cyangwa sosiyete ikora ibikorwa bya crypto igomba kwiyandikisha no gutanga raporo z'imari kugira ngo irinde uburiganya. Nigeria, nyuma yo kwemerera banki gukorana na crypto exchanges, yabonye ko ibyaha byo kwinjiza amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko money laundering byagabanutse. Ghana yo yatangiye gahunda y'ubumenyi n'ubukangurambaga mbere yo gushyiraho amategeko kugira ngo abaturage babanze basobanukirwe n'icyo crypto ari cyo. Guhera mu mwaka wa 2020, BNR yatanze impuruza ivuga ko crypto itarashyirwaho amategeko mu gihugu, bityo ko abayikoresha babikora ku giti cyabo. Ariko nyuma yaho Capital Market Authority yatangiye ubushakashatsi bwo kureba uburyo crypto yakwinjizwa mu masoko y'imari n'imigabane. Ibi byose bigaragaza icyerekezo cya guverinoma cyo gukorana n'abikorera aho kubibuza burundu. Nubwo bimeze bityo, haracyari ibibazo n'inzitizi. Uburyo bwo kugenzura oversight, hakenewe uburyo buhuza inzego nyinshi nka BNR, RURA na Capital Market Authority kugira ngo hamenyekane ubugenzuzi bwuzuye. Uburenganzira bw'abaturage privacy, amategeko agomba kubahiriza uburyo bwo kurinda amakuru y'abantu, by'umwihariko abakorana n'ibigo by'ubucuruzi bya crypto. Uburyo bwo gucunga ibyangombwa license and compliance, bizasaba gushyiraho uburyo bworohereza abantu kwiyandikisha ariko bunagenzura neza inkomoko y'amafaranga n'abashoramari. Ibyago byo gushyira amategeko akomerera ishoramari. Niba amategeko arenze urugero mu gukaza ibisabwa, hashobora gutuma abashoramari bahungira mu bindi bihugu
byo mu karere nka Kenya. Mu gihe Kenya imaze gushyiraho itegeko ryayo, u Rwanda ruri kugenda rubyitondera kugira ngo rurebe neza uko rwatangiza amabwiriza adakomerera ishoramari ariko arinda abaturage. Icyerekezo cyiza ni uko u Rwanda rushaka kuba igihugu gifite ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, aho crypto izaba imwe mu nzira zifasha urubyiruko n'abashoramari bato gutangira imishinga mu buryo bwizewe kandi bufite amategeko abugenga. Inyungu ku Rwanda: u Rwanda ruri mu nzira nziza yo guhindura uburyo serivisi z'imari zikora, aho rukora ku mategeko agaragaza neza uburyo crypto virtual asset zizagenzurwa. Iyi bizana inyungu nyinshi zirimo kurema isoko ryemewe rya crypto. Iyo amategeko ariho kandi akubahirizwa, bizana isoko rikomeye kandi ryizewe, aho abantu bashobora gukoresha crypto mu buryo bwemewe. Ibi birinda abashoramari bava hanze y'igihugu bifuza gushora mu bikorwa by'ikoranabuhanga kubera icyizere cy'amategeko. Gukura ishoramari mpuzamahanga: amategeko agenga crypto mu buryo bunoze ashobora gutuma abashoramari baturuka hanze, aho ngaho bakaba bifuza kuza gushora mu Rwanda kuko bamenye ko hari amategeko abacungira umutekano. Guhuza na gahunda za sport tech, imikino na blockchain: kuba amategeko ya crypto azaba ariho bizafasha imishinga ifitanye isano n'imikino gutanga amatike ya digital, kwishyura ku buryo bwa blockchain ndetse n'ubundi bufatanye bw'ikoranabuhanga. Abakinnyi n'abafana bashobora kubona serivisi zihuse, zizewe kandi zidafite akavuyo na gake. Kurengera abaturage no kubaha serivisi z'imari nziza: abaturage bagira amahitamo menshi yo gukoresha uburyo bwizewe, aho serivisi zitangwa mu mucyo, harimo kubahiriza amatangazo yo kuburira abantu ibyerekeye ibyago bya crypto no gucungira umuntu umutekano igihe akoze amakosa cyangwa ari mu ngaruka zayo. U Rwanda ruri gukora draft law iteganya ko abatanga virtual asset services bazaba bafite uruhushya, bigafasha gukumira amanyanga. Bitewe n'izi mpinduka ziri kuba ku isi no mu karere, abaturage benshi batangiye kwibaza byinshi ku bijyanye n'itegeko rya crypto, cyane cyane uko rizashyirwa mu bikorwa mu Rwanda. Uko u Rwanda rugenda rwegereza gushyiraho amategeko agenga ikoreshwa rya virtual assets, abantu barifuza gusobanukirwa neza icyo bivuze ku buzima bwabo bwa buri munsi nuko bizagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Abantu benshi bafite impungenge ko amategeko ashobora kuzaba akakaye cyane, agateza imbogamizi ku rubyiruko cyangwa ku bashaka gutangiza imishinga y'ikoranabuhanga ishingiye kuri blockchain. Icyo bifuza ni uko ayo mategeko azaba asobanutse, yoroheje kandi atazabuza ishoramari gukura, ahubwo akarinda abaturage n'igihugu. Ikindi kibazo gikomeye gikunze kugarukwaho ni iki: ese abantu bazemererwa gukoresha crypto ku giti cyabo? Hari benshi bakoresha ama application nka Binance, Bybit cyangwa Trust Wallet bashaka kumenya niba bazemererwa gukomeza gukoresha konti zabo nta kibazo. Umuturage asaba gusobanukirwa niba gukoresha crypto bizaba bigengwa gusa n'ibigo binini nk'amabanki cyangwa fintechs, cyangwa niba umuntu ku giti cye azahabwa uburenganzira bwo gufungura no gukoresha crypto wallet ye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi ni ingenzi cyane kuko amategeko menshi mu bihugu byo muri Afurika harimo Kenya, Nigeria na Ghana yagiye ateganya uburyo bwo kwemeza no kugenzura serivisi zikoreshwa, ariko kandi akareka abaturage bafite ubumenyi n'ubushobozi gukoresha crypto mu buryo butabangamiye umutekano w'imari. Hari n'ikindi kibazo gikunze kugarukaho cyane mu biganiro by'abakunda imikino n'ibitaramo: ese amatike n'imikino bizemererwa gukoresha crypto? Uyu munsi hari imishinga myinshi ku isi ikoresha blockchain mu gutanga amatike, guhemba abakinnyi no guteza imbere ubukerarugendo n'imyidagaduro. Abanyarwanda bashaka kumenya niba amategeko mashya azemerera ibikorwa nk'ibi gukorwa mu buryo bwemewe. Niba umuntu ashobora kwishyura itike yo kureba umukino cyangwa kwitabira igitaramo akoresheje crypto, bigasigara bifite agaciro